Uwitwa Niyo Bosco ari mu munyenga w'urukundo nyuma yo kugaragara ari kwambika impeta umukobwa yihebeye bita Irene, bamwe bakavuga ko ari prank y'umushinga runaka w'indirimbo, abandi bakavuga ko ngo uriya mukobwa Irene atari ubwa mbere ngo yambaye impeta y'umusore, ngo kuko hari undi musore nawe. Ibyo byose nibivugwa, ibyo nibyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro, ariko nanone turaza kongera tujye ku rundi ruhande rw'uwahoze ari Minisitiri w'ibikorwa remezo bita Nsabimana Ernest. Uyu nguyu akaba arimo araburana cyangwa se akaba yarezwe kuba yarigeze kubeshya umukobwa w'abandi bita Muganga Chantal, akamubeshya urukundo amwizeza ko azamugira umugore, nyuma bikaza kurangira atari we ashatse. Ungira ngo urumva ko izo ari ingengo ebyiri zigeze guteza zitandukanye. Kuri Niyo Bosco rero dukubita tubangura, Niyo Bosco biriya bintu wowe wabibonye gute nka Grace mu mboni zawe? Biriya bintu rero Yes, bakunzi ba Grace Empire, ndagira ngo mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza. Tugiye kubana muri iki kiganiro turi kumwe na Grace Empire, ndetse nanjye muri kumva inyuma ya kamera bakaba banyita Kizo nk'ibisanzwe. Ndagira ngo rero munyemere tubane muri iki kiganiro mu minota mikeya, ariko mbere yuko dutangira banza urebe nimba warakanze subscribe, no kureba munsi y'ino video hanyuma ugakanda aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye dushobora kubana no mu bindi biganiro tugiye kujya tubagezaho umunsi ku wundi. Reka ntangire rero mpikaze Grace turakwakiriye. Urakoze cyane Kizo. Yego, umeze neza? Ya, no gushima Imana, ibindi byose se ko biza nyuma. Icyambere ni Imana, ibindi naho kuba waramutse uri muzima, kubera ko ngubu hari abantu bari kongererwa umwuka, hari abawuvuyemo. Yego, noneho ngenda nawe ufite sindi kuwongererwa umwuka, nta nubwo nawuvuyemo. Gusa bwo hari ishimwe rirenze iryo karuka abantu b'iki gihe dusigaye twarigize nyirandabizi. Oya, nimba nawe urimo neza ahubwo gumamo. Aya ndi kugumamo kabisa. Yego, ndishimye cyane kuri Grace Empire, badukunde nimba bari budukunde. Ubu barankunda. Bazadukunda. None se wundi nabonye abantu barakaye wa muntu we. Sharika ibintu birakaze Mana. Ubu kanda sub uko bisigaye bigoranye. Oya, bazayikanda. Hari igihe nzateraho ikiganiro bakayikanda ntababwirije. Yego ko ibaza kibaye ikingiki wahita yampa yose nkaguma. Sha nakubwiye ngo hari igihe uzajya kubona ubone ziri kwinaga. Ubwo niba nkunda ngewe najyaga ibi bintu bya YouTube nyine wenda sindabimenyereje na kwijana, kuko hari abandenzeho kubimenya, ariko nanjye hari abo ndenzeho kubimenya. Ibi bintu ntarabimenya, najyaga numva kuba monetize ari ibintu bya danje. Ubundi ariko ni bya danje, nese so gutangira kwinjiza. Oya, rero cana ukuntu imera, hari igihe ujya kubona ukabona ukoze ikiganiro kimwe kikugize monetize cyane. Nubizi se? Ya. Ngewe rero namaga numva ari inzozi. Hari abantu twabaga turi kumwe hajya kumva baravuze ngo hari igihe umuntu akora ikiganiro kimwe kikamugira monetize. Ati bishoboka bite? Bose ikiganiro kimwe kikaguha sabi 1000, ikiganiro kimwe kikaguha amasaha 4,000. Aya, nkumva ntago bibaho. Kumbe ni ibintu bibaho, binashoboka, binemera, namaze kubibona. None se ko ari n'igihe kikujya monetize kikanaguhemba none? Ngewe narumiwe, naravuze ni siko bya bintu koko bibaho. Oya, bibaho cyane, ariko biterwa n'ikiganiro wakoze. Yuzi gutanga ibiganiro neza, ni ibintu bikunda. Birakunda. Nanone kandi ikindi kuntu YouTube nayibonye ni nko guhinga umurima. Bisaba guhozaho ku buryo nyine bisaba guhozaho ku buryo umurimo utarara, na YouTube rero bisaba guhozaho ku buryo umunsi umwe nyine za views nawe zitazagucika cyane. Iyo udahojejeho rero ziragucika. Iyo ugize ubute ziragucika. Nanjye rero niyo mpamvu kuri Grace Empire nubwo ndi mu basabu 6 ntacika intege. Uziko nta n'isoni ufite zo kuvuga we? Nta soni mba mfite. 6. None se ndi ya mbere rero mfite ntago yabaye monetize mu cyumweru kimwe. Nta wamenya rero iyi ngisho kuzamonetiza mu kwezi cyangwa se mu mezi cyangwa se byashoboka. Nta wamenya, kimwe nuko uyu munsi yagira gute yarari baye monetize. Ibyo byose rero ikintu biba bisaba ngo uhozeho ukore cyane kugira ngo za views nawe umunsi uzaba wazigenewe, cyangwa se umunsi nawe hari abari kugenda nawe uzagendana nabo. Yego, ubwo rero abadukurikiye batubabarire bakandeho kugira ngo tugire
urundi rwego ese tuzamuka ubundi gukandaho mubona ari ibya danje nta n'ibirenze ni segonda rimwe n'ubwo uhita wikomereza nta bintu reka tubabonje ku biganiro tugiye kujya tubaha bumve ko tutaje gupyinata cyangwa gukina kugira ngo n'abakandaho bumve ko batayobye si byo se yego ubwo rero duhita tunatangira ikiganiro cyacu tutarambiranye cyane Grace tugiye kugaruka ku ngingo zigera kuri ebyiri nk'uko abantu bari kubibona ku mbuga nkoranyambaga hari kuvugwa inkuru zisa nkaho zihabanye ariko zifite aho zihuriye umwe yaryohewe n'urukundo undi yababajwe n'urukundo umwe yarusariyemo undi rwamusajije siko isi yubakize se niko isi yubakize bamwe bashyingura bamwe baba babyinjiramo abandi babivamo bamwe bashyingura abandi bashyingirwa bamwe baba banavuka abandi baseka bari kwa muganga abandi bari gusohora muri moruge bajyana muri moruge bamwe bashyingura abandi bashyingira bamwe barira abandi baseka bamwe baba babyara abandi bajya gushyingura ibyo ni ibintu bisanzwe kimwe nuko buriya abantu baba basezeranye ku wa kane mu murenge hari igihe baba bari gukubitana n'abandi nabo baza kwaka divorce bajya kubishingukamo bari no kubaseka cyane bavuga bati ibyo bintu murimo ni ibiki mwasaze mu gihe nabo igihe bari kujyayo bari bashyushye batuye reka njye nkubwize ukuri ngiye gusezerana ngapfubirana n'uje kwaka gatanu wamubwirwa n'ikizi nyine nkagira amahirwe nkamumenya wenda ngasanga turaziranye nkamusuhuza nkamubaza ntugiye ni ngenje kwaka divorce ntakubeshye watusubira inyuma se ntaramanika ukuboko cyangwa ntarasenya nasubira inyuma nyine niko isi yubakitse ariko ibaze kujya gusezerana cyangwa kwandikisha isezerano ugapfubirana na mugenzi wawe waje hari ukuntu nyine mupfubirana mu muryango ukamusuhuza mukavugana narinje kwandikisha umurenge undi nawe ati narinje kwandikisha gatanya nuko buriya nuko udashobora kugenda ngo wicare wegere hariya ku murenge abantu bahaba bahaje harimo umuntu rwose uba wicaye yabona umuntu waje kwandikisha ishyingiranwa akamureba akamva aramusetse kimwe nuko hari umuntu uba uje kwaka icyangombwa cyo kubaka harimo uje kurega ko bamusenyeye inzu yegura mu irangamimerere hari ubuje gukuzaho uwapfuye harimo n'uje kwandikisha uwavutse ni kimwe rero uvuze ibyo bintu by'urukundo mpita nkumva nsanga ibyo uri kuvuga ni ibintu nyine bigomba kubaho ari ibintu bibiri bigomba kugira gute kubusana harimo abagomba kurwinjiramo harimo abagomba kuruvamo kandi abarwinjiramo bishimye abaruvamo bababaye ni ibintu bisanzwe rero yego uwitwa Niyo Bosco ari mu munyenga w'urukundo nyuma yo kugaragara ari kwambika impeta umukobwa yihebeye bita Irene bamwe bakavuga ko ari pranka y'umushinga runaka w'indirimbo abandi bakavuga ko ngo uriya mukobwa Irene atari ubwa mbere ngo yambaye impeta y'umusore ngo kuko hari undi musore nawe ibyo byose nibivugwa ibyo nibyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro ariko nanone turaza kongera tujye ku rundi ruhande rw'uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo bita Nsabimana Ernest uyu nguyu akaba arimo araburana cyangwa se akaba yarezwe kuba yarigeze kubeshya umukobwa w'abandi bita muganga Chantal akamubeshya urukundo amwizeza ko azamugira umugore nyuma bikaza kurangira atari we ashatse ungira ngo urumva ko izo ari ingingo ebyiri zigeze guteza zitandukanye kuri Niyo Bosco rero dukubita tubangura Niyo Bosco biriya bintu wowe wabibonye gute nka Grace mu mboni zawe biriya bintu rero abantu barabivuga kwinshi harimo n'abantu nabonye batangiye kwivanga mu buzima bwa Niyo Bosco bati kuki ukunze kandi Niyo Bosco kuba afite ubumuga bwo kutabona ntago bimubuza kuba ari Niyo Bosco agomba gukunda agomba kuzagira umuryango akagira umugore akagira abana bamukomokaho ntago kirari ikibazo cyatuma umuntu atagira gute adashinga umuryango kandi nanone kubabara mu rukundo ntago byagenewe ubona cyangwa se ngo bigenerwe ufite ubumuga bwo kutabona ni ibintu bisanzwe bibaho kandi byaba kuki kuri buri muntu wese ikindi nanone ngewe mbona byashoboka ko iriya yaba ari proje y'indirimbo agiye gusohora kubera ko ntabwo umuhango wo gutera ivi ari ibintu bya danje ushobora kuvuga ngo
niba nabikoze bakaba basanze ari puranka ndabihanirwa cyangwa se wenda kugira ngo mbivemo biransaba gutanga amafaranga nk'uko muzi neza ko iyo wasezeranye iyo ugiye kuva mu gusezerana cyangwa ujya gushaka agatanya nk'uko twabivugaga bisaba kugira gute hari igarama y'amafaranga wishyura mu rukiko n'umwanya gutera ivi rero ni umuhango wo kwinezeza ku bantu babyemera kuko hari n'abantu batabyemera nta kintu rero bivuze nta byadanje birimo kuba niyo Bosco yatera ivi kuriya kugira ngo yigarikire imihanda kugira ngo atwikire indirimbo ye yaba agiye gusohora mu minsi iri imbere nta byadanje birimo kimwe nuko ashobora no kugira gute gutera ivi yarakunze koko ashaka kubaka ashaka gushinga umuryango kugira ngo nawe agire umuryango umukomokaho byose birashoboka bamwe bati uriya mukobwa arabizi ko ari mwiza cyangwa barabimubwiye baramubwiye uyu mukobwa ni mwiza barabimubwiye kandi nawe amarangamutima yiwe nubwo amaso yahana batabona ariko amaso yo mu mutima ye abareba buriya rero ko yandika indirimbo mukazumva se uriya mukobwa buriya ngo aje nk'impano y'Imana iriya ni impano y'Imana reka tubitegereze habaho kwandika wasanga ari script yanditse uriya mukobwa wari usanzwe umuzi yanjye numva amakuru narayumvishije ko buriya atari n'ubwa mbere aterewe ivi hari indi meta yakuyemo akayijugunya ni Yakoze Birega niba Jekera yijugunye muri toilette mukabibona ariko hano hanze hari abakobwa bambikwa impeta bakazijugunya ariko ntimubimenye ko bazijugunye hanyuma mukazagira gute mukazabona baterewe ivi rega uriya muhango sinzi n'umuntu wawushyizeho niba ari iby'abazungu simbizi byarancanze n'abazungu kuko uriya muhango ntago ari ibintu bishishikaje ntago ari ibintu bishishikaje biriya ni ibintu abantu bajyamo bakabivamo byoroshye nk'uko baba babigiyemo byoroshye ubwo rero kuri Niyo Bosco nta gikuba cyacitse yego Grace rero tuvuye aho ngaho ndagira ngo twihute ku minota mikeya cyane urabizi iyo cana ari nshyashya hari ukuntu bakugenera iminota dukubise ku yindi ngingo biriya bya muganga Chantal na Minisitiri Nsabimana Ernest wahoze ari Minisitiri w'ibikorwa remezo biriya byo urabivuga iki mu magambo make uriya mukobwa nareke guta igihe ajyana uriya mu Minisitiri mu rukiko uriya mu Minisitiri afite urugo rwe ari kureberera afite umuryango we uriya mukobwa wenda ntago ari kujya kurega Minisitiri ngo wenda hari amafaranga Minisitiri yamuriye wenda bari yahabwa ari kurega Minisitiri ngo yamutesheje umwanya mu rukundo ngagira indwara runaka nyamara izo ndwara ari kuvuga hari abantu bazirwaye kandi bataragiye mu rukiko icyo azasabwa rero azasabwa impapuro kwa muganga zerekana koko izo ndwara wazitewe nuko wagiye mu rukundo mu rukiko rero izo mpapuro basanga ko atari ukuri bazamufata nk'injajwa rero ngewe uko mbibona nka Grace ngewe kirana cyaba ari igihe ndi guta kuri ngewe cyaba ari igihe icyo nakora ngewe navuga ntayo mafaranga nayashaka mu ndi ariya yo kwishyura umunyamategeko no gushora urubanza ngashaka ndongora nitunge cyangwa gashaka ndongora nitunge igihe agezemo nicyo gushaka ndongora nitunge umubyaza yatamubera umugabo cyane ndongora nitunge kuko ntago yapfa kubona wa muntu uvuga ngo nese ubundi uriya mugore ko ari mwiza cyangwa uriya mukobwa ko ari mwiza iyo akoresha ubundi buryo bwo gushaka uburyo yakongera agahura na Minisitiri na Minisitiri wasanga Minisitiri yarabonye umukubye agashaka nyine ukuntu ariko buriya abantu bahuranye n'ibintu byarabaye kera kimwe nuko bishobora kuba byatangiye twumva biriya bishobora kuzabyara izindi mpaka ndende nabyo birashoboka hakazamo ibindi bintu byinshi tutari tuzi ngo yanduye indwara idakira ni nayo mpamvu tutagomba kubishyiramo ubusesenguzi bwinshi cyane kubera ko hashobora kuba harimo ibindi bintu byinshi cyane tutaramenya ngo ni ibiki kuko ntago nanone umuntu ufite ubwenge apfa kujya kwishyura umwavoka amwishyurira ubusa ngo kubera ko ngo yambeshye urukundo oya harimo ibindi bintu byinshi tutazi tugomba gutegereza harimo ibintu tuzamenya bikomeye nta nubwo byoroshye yego si ibyo se ubundi ubwo ni ibyo ngibyo kubera ko ababeshywe inkundo hano hanze ni benshi ubwo abantu babeshywe inkundo baramutse bajya kurega kuri ribu hazajya hameze gutya huzuye n'abatubeshya imishahara bose aya ni byinshi ntabwo twabivamo ahubwo biriya bintu byabo ubwabo bishobora kuba bifite ikindi kintu bihatse yego reka ngushimire abakunzi ba Grace Empire mukore subscribe nyamuneka muzaba mugize neza ciao